BDF Mom, change for better. Muraho neza nshuti bavandimwe, turabasuhuje ini BDF Monde. Uyu uri kuri mikoro ni Ineza Iganje Faustin. Nkuko bisanzwe n'ubundi twabazaniye abatumirwa baturutse mu mpande zitandukanye. Mbere yaho turabasuhuje abari mu mpande zitandukanye, bari muri Amerika, mu Burayi, n'abari hanze, abari mu Rwanda, muri Congo. Mu mpande zose tubifurije amahoro, muhorane Imana. Uyu munsi rero mfite abatumirwa babiri, murabona ni abasore babiri. Niba ari abasore niba ari abagabo bubatse ntago mbizi barabibwira, ariko duhereye kuri uri hafi yatwibwira na mugenzi we, ubundi tugakomeza tubabwira icyo tugiye kuganiraho. Murakoze. Njyewe uvuga nitwa Kalisa Nkandagira Nubaha. Navukiye mu karere k'Uburasirazuba bwa Kongo. Ndi umunyekongo uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Mu buzima busanzwe ntabwo ndashaka ndi ingaragu. Kugeza ubu ntuye muri leta ya Tennessee mu mujyi wa Memphis. Murakoze. Murakoze cyane Nubaha Kalisa. Hanyuma na mugenzi we ukurikiyeho yatwibwira, ubundi tugakomeza ikiganiro. Murakoze Faustin. Nge ntekereza ko bamenyereye. Nitwa Bodwe Munyantore utarindagira. Nkaba naravukiye i Karehe muri Sud Kivu. Ni muri Burasirazuba bwa Kongo. Nkaba narageze hano muri Amerika nturutse mu nkambi ya Gihembe. Nanjye ndacyari umusore. Ntuye mu mujyi wa Fort Worth, Texas. Murakoze cyane. Murakoze cyane Nubaha na Bodwe, ndabishimiye cyane kuri BDF Monde kandi mbahaye ikaze. None nongera kwibutsa ko ni BDF Monde, uyu nguri kuri mikoro ni Ineza Faustin. Hanyuma uyu munsi ntabwo bisanzwe, tubafite ikiganiro kandi kidasanzwe. Tugiye kuganira ku buzima ndetse n'imibereho by'impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu cy'u Rwanda. Abo ngabo turaza gusangira ibiganiro ndi kumwe n'abagabo, turebe babayeho bate, bari babayeho bate. Nize neza ku kiganiro kirubashimishe, kandi tuzashimishwa no kubona commentaire zanyu hasi zidushimira cyangwa se ziduha commentaire z'uko ikiganiro cyagenze. Hanyuma dukomerezaho duhera kuri Bodwe, ndagira ngo mutubwire ubundi amavu n'amavuko y'izo nkambi. Ese ubundi ni zingahe mu Rwanda? Ese ubundi zahageze bimeze bite? Byagenze gute kugira ngo zitwe inkambi ndetse zibe no mu Rwanda? Urakoze cyane. Mbere yuko wenda mvuga imvo n'amavuko y'izo nkambi, ndabanza nifatanye cyangwa se nsuhuze nankomeze abo bagenzi bacu bakiri mu nkambi zitandukanye, cyane ko ubuzima bw'ubuhunzi ni ikintu kitoroshye kandi kigoranye, aho uba uteze kubona imfashanyo nta bundi buryo uriho, kandi burya nta nubwo ufite uburenganzira busesuye nk'uri mu gihugu cyawe. Guhunga ubundi ni nk'igitutsi. Urakoze rero kuri icyo kibazo mbajije. Ku mavu n'amavuko ya ziriya nkambi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, banavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nanone. Ndagira ngo impunzi za mbere zahunze 96-97 kubw'ibibazo by'umutekano muke waje kuboneka mu Burasirazuba bwa Kongo. Akenshi byari bitewe n'uko igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda ari nacyo twahungiyemo. Muri 1959, 1959 icyo gihe bahinduye ubwami, hajyaho repubulika. Muri iyo repubulika rero urumva ubwo bwami bwari ubwami bw'abatutsi. Hajyaho repubulika yobowe, navuga ko yari ingoma y'abahutu igiyeho, cyangwa se ubutegetsi bw'abahutu. Abatutsi bari mu bwami cyangwa se bari mu buyobozi niki barahunga, n'umwami arahunga n'abari bamwungirije n'abandi benshi bahungira mu bihugu bitandukanye birimo Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania ndetse na Uganda.
ubwo rero mu 1990 abo izo mpunzi z'abatutsi zari zarahunze zikenera gutaha zitangiza urugamba bararwana umva nuvuga ngo ni FPR navuga ko ni ishyaka ry'abatutsi babandi bari barahunze bari bateye bashaka gukuraho ya ngoma y'abahutu yariwe na Habyarimana. Ubwo rero muri uko kurwana baza gufata ubutegetsi muri 1994 bafashe ubutegetsi baba ya ngoma ari ku butegetsi majorite bagiye muri Kongo igisirikare n'intera hamwe zakoraga jenoside bagiye muri Kongo cyane ko mu butu yarafitanye ubushute na Habyarimana ntabwo yigeze abambura intwaro bajya za Mugunga n'ahandi hatandukanye bageze urumva bari bafite uburakari cyane benshi baramaze no gukora jenoside kuko muri Kongo rero hari hasanzweyo abatutsi b'abanyekongo bakatiweho imipaka igihe bakataga imipaka mu 1884 kugeza 85 ndetse n'abagiye bajyayo inyuma igihe cya mouvement migratoire mu 1930 kuko hari hayobowe n'ababirigi ari muri Kongo ndetse no mu Rwanda yari koloni y'ababirigi. Icyo gihe rero umva abantu bagendaga icyo gihe nta n'ibibazo by'imipaka n'ibiki umuntu cyane ko abatutsi umuco wabo bororaga inka bagendaga bigendera aho abonye ubwatsi akabaho ngaho nuko ubwo rero izo mpunzi z'abahutu zigeze muri Kongo zivanze n'intera hamwe ndetse n'igisirikare cya ex-FAR cyangwa se cyahoze kiri ubutegetsi bwa Habyarimana urumva batangiye kumobiriza abandi bahutu bagenzi babo b'abanyekongo nabo batangira kugenda bica abantu ahantu hatandukanye banyaga inka. Ubwo babatutsi bari barahungiyeyo b'impunzi ba 59 barahunguka ndetse n'abatutsi b'abanyekongo nabo baza guhungira mu Rwanda. Aribwo rero izo nkambi za mbere zavutse inkambi ya Kibuye n'inkambi ya Byumba ariko inkambi ya Byumba yo yagiyeho bari barabanje gushyirwa mu dende nanjye niho narindi intera hamwe ziza gutera muri iyo nkambi 97 zica abantu benshi cyane nuko baza bimura u Rwanda rwimura iyo nkambi ya Mudende bajyana Ibyumba. Amfete izo nkambi ebyiri nubwo buryo zabonetse ya Kiziba mu burengerazuba n'iya Byumba mu majyaruguru. Hari indi nkambi noneho yaje kuvuka iri Ingarama mu burasirazuba ni mu burasirazuba urebye hagati ya Kibungo n'Umutara. Iyo ya Ngarama rero yavutse kubw'intambara n'ubundi ya rebellion y'abatutsi yariwe na Rurankunda. Ubwo Rurankunda yarwanaga na guverinoma ya Kongo ariko mbere aho gato muri za 98 hari indi ntambara ya RCD yabayeho irwanya leta ya Kabila baza kubashyira muri guverinoma. Bamaze kubashyira muri guverinoma hasa nahabaye agatekano gake abantu za mpunzi zari zarahunze ariko ndetse no mu 2002 u Rwanda rwacyuye impunzi habaga hataranatekana rucyura impunzi zijyayo ntizagenda zose kuko nta bufatanye u Rwanda rwari rwagize na HCR ndetse na leta ya Kongo babikoze ku giti cyabo nuko ariko nyuma gato 2003 2004 haza kuba agatekano abantu yakumva wabo hameze neza ko ubuzima bw'impunzi bugoranye akajya agenda asubirayo. 2000 noneho na 5 na 6 ubwo niho CNDP yavutse yewe na Rurankunda avuga ko byari bimurangaje imbere ko ari kuharanira kuba yacyura izo mpunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye yapresentantaga mu mushinga we. Ubwo ararwana umusaruro wavuye muri iyo ntambara ni formation y'inkambi ya Ngarama nawe nyuma za gufungwa na leta y'u Rwanda nuko inkambi noneho ya Mugombwa ndetse n'inkambi ya Kigeme nazo zabaye forme cyangwa se zabayeho ku ntandaro y'imirwano ya M23 ndetse na guverinoma. M23 nayo ni umutwe
w'abatutsi cyangwa se ni rebellion y'abatutsi nayo yavugaga ko iharanira uburenganzira bwa bene wabo. Ibyo by'impunzi baratuvugaga ati bashaka ko impunzi zitaha. Ubwo bararwana, umusaruro wavuyemo ni formation y'izo nkambi uko ari ebyiri. Ubu n'ubu ndumva ngo Makenga ari mu ishyamba, we namusaba kwihangana ntazazana imirwano kuko ntidushaka indi nkambi yiyongeraho. Mu by'ukuri bajya guhinga bakorora bakagira bate, kuko ibyo bakoze birahagije, kuko M23 byagezaho bararwana ubwabo. Uwo bita abo bajenerali bacu ngo ni Rora nako Makenga na Bosco Ntaganda bararasana. Byo wenda abantu bazayifatira umwanya. Ubwo urumva habaye formation y'izo nkambi. Muri make nuko izo nkambi z'abatutsi bavuga ikinyarwanda b'abanyekongo zavutse zikaba ziri mu Rwanda. Wenda ngarukiye aho niba ikibazo cyaba cyumvikanye. Urakoze cyane Bodwe duhaye umucyo w'uburyo izo nkambi eshanu zabonetsemo, na cyane cyane ko inyinshi zabonetse nyuma y'uko haje intambara. Ni ukuvuga ngo igihe habaga intambara indi nkambi yarabonekaga, aho kugira ngo inkambi ahubwo ivemo, aho kugira ngo ubuhunzi burangire ahubwo nibwo bwarushagaho kwiyongera. Muri make ukiri aho urabona nka CNDP bamaze kujya muri guverinema, agatekano kabaye nk'akaje, bavanga abasirikare, impunzi n'ubundi bake bakagerageza kwicyura, barataha bake bumva hari agatekano niki. Urumva abo bagiye bataha bagiye kongera kugaruka ari uko ya mitwe nanone y'abatutsi yongeye guterayo. Muri make ziriya mpunzi zabayeho kubera umutekano muke zagize bitewe n'izo ntambara, yaba ariyo ntambara ya FPR ifata u Rwanda. Urumva yadusutseho izo ntera hamwe, ziratunyaga ziraturasa turahunga. Ari abizo z'aba Rurankunda, yabizo z'aba Ntaganda, izo zose zageze resulta yavagamo, kandi bavuga ko baharanira uburenga cyangwa se umutekano w'abatutsi, ahubwo hakavamo ibyo bibazo by'abatutsi nanone, ahubwo hakaba ibibazo kuruta uko byari bimeze. So ahubwo n'ubu hagiye kwiyongeraho indi nkambi ya gatandatu, kuko hari abantu barimo bavana igihembe ngo bavuga ko bari ahantu mu manegeka, ahantu habi, ndetse n'iyo ngiyo za Kigeme batwara mu nkambi y'Abarundi, aho Abarundi barimo bataha haboneka place bakabashyiramo. Ariko ubundi niba numvise neza, umutwe wa CNDP wavuze ko warwaniraga uburenganzira bw'abatutsi, n'umutwe wa M23 uko nabyumvise ushobora kuba bari bafite gahunda imwe. Kuki uwo mutwe wa M23 waje ku nshuro ya kabiri wundi CNDP yari yananiwe iki? Muri make wenda iriya amareberi yaza akenshi byitegereje neza nkatwe tuba victime bizo ntambara, usanga hari ibyo bagaragaza, ariko iyo ubirebye usanga hari agenda kashe. Wenda tuzayifatira umwanya, ariko ikiriho nuko M23 kwitwa M23 ni amasezerano mvuga ngo yarije guharanira ibyo CNDP yaharaniraga. Ni amasezerano yabaye 23 Mars 2009, aho leta ya Kongo yagiranye ibiganiro na CNDP, hari Obasanjo na Benjamin Mkapa ari nk'abafacilitateri. Ubwo ribyo baharaniraga, baje M23 yaje kuvuka 2012, ariho iriya nkambi yabaye forume ya Mugombwa na Kigeme, bavuga ko ibyo M23 yaharaniraga CNDP yaharaniraga bitashyizwe mu bikorwa, ko ari byo bagiye gukora. Ariko wenda tuzayifatira umwanya uhagije, kuko hari amakuru menshi kandi y'ukuri abantu bazi bagomba kuzagaragaza ku buryo tutagumya kuba victime. Ubu bagahora bitirirwa impunzi bagashoza intambara, kandi akaba ari twe tubigenderamo n'ibyo bibazo by'impunzi bafite ari resulta yako kavuyo kose. Urakoze cyane Bodwe, ongera unyibutse hari inkambi ya mbere ageze mu Rwanda mu mwaka wa ryari? Ni 96. Ndetse nkanjye twinjiye u Rwanda tariki 16 z'ukwa 9/97. Nitwe twavuyeyo nyuma. Abatutsi bo muri Nord wenda abanyamurenge ntekereza ko bari bakiriyo bakomye kugira resistance, ariko Karehe, Masisi, Rucuro abanyuma nicyo gihe binjiriye. Ubwo Kabila kuko bafashe FPR cyangwa se ziriya nkotanyi zifata Kongo,
bafashe twebwe tukiriyo twari twaravuye kare twarahungiye aho bita Ingungu ari aho ngaho turi bafata igihugu bamaze gufata igihugu urumva ntabwo baje kumvikana kuko urumva nk'umusirikare umuntu wabaye chef d'état major Kinshasa yari umunyarwanda ariwe Kabarebe rero nigeze kumva na Kabila avuga ko batabashije kubahiriza amasezerano bari bagiranye hari umuntu nigeze mbaza ati se amasezerano nayahe hari uburyo yansubije ariko mu by'ukuri nuko byagenze noneho birukanye abanyarwanda ubwo baba za ntera hamwe mayi n'ibiki n'umujinya n'ibiki kuko bashaka gutandukanya umututsi w'umunyekongo ndetse n'uwo munyarwanda ubwo rero nibwo abantu ba nyuma navuga ko bahunze icyo gihe nyuma rero bagiye basubiraho nyuma ubwo iyo nkambi ya mbere niho yahageze inkambi ya izo ebyiri ya Kibuye ndetse n'iya Mudende ariyo yimukiwe ibyumba iya kabiri ariyo y'igihe cya 2005-2006 nuvuga ngo 2007 na 2008 niho iriya inkambi ya Ngarama yabaye forme noneho iri 2012 mu kwa gatandatu kugeza mu 2013 niho inkambi ya Mugombwa nayo yabaye forme suite y'ayo marebelio ya M23 yaramaze kuba. Urakoze cyane ubwo niba mbyumvise neza ubwo hari nk'umuntu ushobora kuba amaze imyaka irenga 23 mu buhunzi nibyo rwose ndabyumva nuko bageze muri izo nkambi bageze mu Rwanda ku bufatanye bwa HCR n'igihugu bahungiyemo bagerageza kubafasha ariko dukomezanya na Nubaha Kalisa muri ibyo bihe byose kuva muri iyo myaka Bodowe adusobanuriye n'ubuzima babayemo n'uburyo byagenze uko biri kose hari imiryango yagiye ibafasha igihugu bahungiyemo cyangwa se n'igihugu bahunze ibyo ntabwo byinjiremo cyane muraza kudusobanurira ahubwo nshaka kugira ngo duhite twihutira kugeza ubu ubuzima barimo ibibazo bari guhura nabyo bari gufesinga nabyo uyu munsi cyane ni ibihe noneho nk'abantu b'impunzi kugeza uyu munsi. Murakoze mu by'ukuri kugira ngo sobanure ibibazo impunzi zifite muri rusange impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda byangora cyane kuko ari byinshi ibibazo by'impunzi nkanjye watumiwe ariko nkaba narabaye mu nkambi harazi inaha muri Amerika ibibazo impunzi zihura nabyo ni ibibazo byinshi cyane bikomeye ariko by'umwihariko muri ibi bihe turimo hari ibibazo impunzi zifite bikomeye cyane bigaragarira isi ndetse n'ubuyobozi cyangwa se igihugu cyabacumbikiye cyatangaje kimwe n'imiryango nterankunga yari bafite mu nshingano. Ubu ikibazo gikomeye gihari ndetse ntanatinya kuvuga ko giteye n'agahinda ni uko imfashanyo bahabwaga na HCR bayikuyeho. Reka mvuge ko bayikuyeho kuko uko byari bisanzwe impunzi yari ituye mu nkambi yari ifite amafaranga igenerwa. Ayo mafaranga igenerwa yari amafaranga agomba gutunga buri umwe uko yaramutse uko yiriwe akabasha guhaha akabona ifunguro akagira ikimutunga. Ariko ibyo bintu bijyanye n'iyo gahunda yo gufasha impunzi ku by'ibiribwa yakuweho inakurwaho ku rwego rungana na 60% kuri bamwe ikurwaho nanone ku rwego rungana na 30% ku bandi ikurwaho nanone ku rwego rungana na 0% hahandi umuntu adashobora kugira ikintu na gitoya abona. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo navuga ni ku itangazo cyangwa se ku bikorwa bya HCR
ndetse nk'uko bisanzwe bizi iyo HCR igiye gukora ibintu ibinyuza kuri leta icumbikiye impunzi, akaba ari ko ubu impunzi zibayeho. Ikindi ntashobora kwibagirwa kuvuga ni uko na biriya biribwa bazagabanyirizwa muri ubwo buryo, nta ngingo zibirengera zabwiwe impunzi ko zigomba kwakira ibyo biribwa zigaragara zihari. Nabivuga ko ari nk'umuntu ushobora kuza akakubwira ko niba yagufashaga uyu munsi ibyo yagufashaga bikuyeho yitwaje ko yari agufiteho ububasha. Nta ngingo zibirengera kuko nakomeje gukurikirana ama-speech avugirwa hariya, ndeba n'iriya speech umunyamabanga uhoraho muri iriya minisiteri y'impunzi ibyo yavuze, uriya Olivier, avuga ko mu by'ukuri ziriya mpunzi uburyo zari zibayeho n'ubundi zizakomeza zikabaho, ko zifite ubundi bufasha buturuka ku ruhande. Kandi mu by'ukuri ntabwo wenda nk'urugero nko mu nkambi ya Gihembe nk'ahantu nabaye, yego harimo abantu bafite uko bifashije, urugero nk'abacuruzi, kandi abacuruzi nabo ni bake. Cyangwa se ndatugaruke ku bintu bijyanye n'akazi, abantu bafite akazi n'abarimu, nabo abarimu imyaka yashize n'imyaniko batabaza ngo n'umushahara wabo ni muke, ubwo n'ubuzima bari babayeho nuko bongeranyaga. Ntekereza ko niba nka leta baratekereje cyangwa se nka minisiteri bifite mu nshingano zabo baratekereje ko ubwo buryo bushoboka, ariko sibwo kubera ko nimba umuntu, kamfata urugero ku muntu w'umwe muri iriya nkambi ufatira izina ry'umwe, nimba nta kazi afite kandi ntiyanakabona, kuko murabizi ko mu bijyanye n'akazi impunzi yose iri mu Rwanda ntabwo yemerewe gusaba akazi, kuko itegeko rya mbere riza rivuga ko ugomba kuba uri umunyarwanda kandi nta ndangamuntu bagira. Ubwo rero nkaba ndeba nitegereza nkareba mu bijyanye n'imibereho ya ziriya mpunzi iri kujya muri Gihonomo, kandi urwo n'urugero ntanze ku nkambi ya Gihembe, mfashe nk'inkambi ya Mugombwa hatarimo n'abo bacuruzi, iyo biragoye cyane kuko uko imyaka igenda ikura, inkambi ya Gihembe irakuze cyane mu myaka, bariya baje nyuma bo noneho n'ubwo buzima bakeya bafite bo bari ku kigero cyo hasi cyane mu bijyanye n'imibereho. Ndumva aricyo nabivugaho uko ziriya nkambi ubuzima bumeze ubu ngubu. Murakoze. Urakoze cyane nubaha. Ndagira ngo uduhe umwangaza umucyo, ahantu wagiye utanga amapurusantaje ngo bagabanyirijwe ngo 30%, abandi abagabanyirijwe 100%, bifite aho bihuriye n'itangazo nabonye bari kuvuga ngo hari aba batifashije cyane, hari abatifashije. Donc ndagira ngo ibyo bintu ubihuza n'amapurusantaje wari uduhaye mu buryo bazajya bafashwamo. Okay. Ubundi nkiba mu nkambi umuntu yafataga amafaranga 7,600 ku kwezi umutwe w'umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo mwabaga muri babiri urumva byafataga 15,200. Uko umuryango ugenda wiyongera akaba ariko bigenda, kuko ndabyibuka nta nubwo ibyo biryo byari bihagije, nta nubwo ayo mafaranga yari ahagije ku byo umuntu yakenera bya buri kwezi. Ariko kugeza ubu hari gahunda bashyizwemo y'ibyiciro. Iyo gahunda bashyizwemo y'ibyiciro iri mu Rwanda gusa. Birashoboka ko aribwo buryo wenda leta yabonye imibereho ya ziriya mpunzi yaba myiza, n'ubwo igabanyuka ry'ibiribwa ku mpunzi ku isi ryabayeho, ariko njyewe nzi ko impunzi zose ari zimwe. Iriya gahunda bashyizeho y'ibyiciro rero ariyo sisiteme mu Rwanda bita ubudehe. Ni ukuvuga ngo bashyizeho ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kibarizwamo abantu
icyiciro cya kabiri kikabarizwamo abandi, icyiciro cya gatatu nacyo kikabarizwamo abandi. Noneho icyiciro cya mbere umuntu umwe azajya afata 680. Icyiciro cya kabiri umuntu afate 3,040. Urumva ni kimwe cya kabiri cy'icyiciro cya mbere. Icyiciro cya gatatu cyo nta n'ifaranga na rimwe kizabona. Ariko ikibabaje kinatangaje nuko abantu bagiye reka nse n'ugiye ku ruhande y'ibijyanye n'ayo mafaranga yagenwe, n'ubwabyo umuntu wabigennye akabikora ntabwo yigeze, ni ibintu yasa nkaho yitekerereje. Kubera iki? Kubera ko ubu ngubu dukurikirana amakuru yose abera muri ziriya nkambi, kandi n'undi wese ushobora kujya online kuri social media cyangwa kumva n'amaradiyo mpuzamahanga yabyumva. Ni ukuvuga ngo wa muntu w'umucuruzi ashobora kwisanga mu cyiciro cya mbere, ariko wa muntu utagira n'ahantu, utagira na telefone yo kuba yahamagara, uri mu buzima bubi, utagira akazi, ubona nawe ari muri cya cyiciro cya nyuma cyo kuba yafashwa, wa muntu ushobora kuba baranafataga n'ibyo 7,600 bikamushirana akagenda akajya gusaba kubera nta yindi income agira. Harimo abagiye bisanga mu cyiciro cya gatatu cya kindi batagomba gufashwa. Rero birababaje, biteye n'agahinda kubona impunzi nka ziriya, umubare nk'uriya, hari abantu bashobora kuza bakifatira amadone uko bashaka, bagakarasa ibintu uko bashaka. Ni ikintu kibabaje cyane, ni ikintu gikomeye cyane, kandi kinateye n'agahinda. Murakoze. Okay, ukiri aho ngaho ndagira ngo utubwire, hari abantu uvuze bagiye bimwa gufashwa, abandi bakisanga mu cyiciro batagakwiriye kuba barimo. None nk'abo bantu bagabanyirijwe inkunga 100%, uvuga ngo batazahabwa n'igiceri byibuze cy'5. Abo bantu byibuze hari icyizere bahawe, wenda bakavuga ngo nyuma y'imyaka 2 mwihangana, ubu ngubu inkunga iri kuba nkeya, nyuma y'imyaka 2 bizagenda neza, cyangwa se mwihari icyo tugiye kubakorera kindi kugira ngo ya mpunzi byibuze nyine igumane ubwo busugire, ya mpunzi igumane ubwo buzima, nubwo bwa bukeya ariko byibuze bugumane ibeho. Ako kantu byibuze kaba karabayeho niba mwari bikurikiranye? Ku makuru mfite nuko icyo kintu ntabwo cyabayeho. Icyo koze ntabwo nanahamya ko kizabaho, kuko ntekereza ko kugira ngo umuntu akubwire ngo urishoboye, uri impunzi, wafashwaga yenda yagashingiye kuba nko muri biriya bihugu baba barahungiyemo, bari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urugero nko mu Bugande bagira gutya bakaguha igisambu ugahinga. Ariko urabona mu Rwanda nta bisambu bihari babona byo guhereza ziriya mpunzi z'abanyekongo n'uburyo zingana mu Rwanda. Ntabwo byabaho. Rero kuzashaka igisubizo kirambye wenda ku bufatanye bwa guverinoma yabakiriye na HCR, ntabwo bishobora gukunda, ahubwo ni bya bindi bavuga ngo ukurusha ingufu, sinzi uwo mugani kuntu bawuca w'Abanyarwanda. Twakomeza mu by'ukuri kuri icyo ngicyo. Bariya abantu bari muri kiriya cyiciro cya gatatu ntabwo iryo tangazo ntaryo bigeze babona, kandi nta n'igisubizo kirambye bazabona nyuma yaho, cyane ko nta kazi, nta hantu bagira bashobora guhinga. Nicyo nashaka kubivugaho. Murakoze. Ndabyumva cyane. Ndagira kuri iyi point wenda ngira ikintu mvugaho gito. Iyi gahunda yo kugabanya ibyo kurya ubundi bitewe na COVID-19 yabaye, iki cyorezo, HCR ivuga ko ababa bateraga inkunga
bayashyize ahandi wenda mu by'ubuvuzi nko gushaka biriya bindi amafaranga aba make noneho amafaranga agabanuka ku rwego rungana uvuga ngo nk'iyo 60% bavuga ngo bakuyeho ni ku mpunzi zose ku isi ubwo rero mu Rwanda nk'uko nubahabivuze bo bashyizeho ubwo buryo bwo kubashyira mu byiciro wenda bateganya ko ari bwo buryo bubabereye ku buryo bashobora kubaho ubwo rero nk'icyo wari ubajije kivuga ese wenda hari gahunda hari icyizere ko hari icyo bashobora kubona nyuma y'igihe runaka hasere yatangaje ko ubundi inkunga ibyo kurya cyangwa imfashanyo itangwa biva muri HCR igihugu cyakiriye abantu ntacyo bagitanga keretse kubacungira umutekano iyo impunzi ifashwa na HCR ntabwo igihugu cyakiriye kifasha ubwo rero keretse iyo ifite isambu nk'uko yabivuze bakaba bagira ahantu bahinga ibintu nk'ibyo ubwo rero bababwiye ko HCR yababwiye ko bagiye gukomeza gukomanga hirya no hino bakareba ko amafaranga yaboneka kuri icyo nanone gushyirwa mu byiciro akenshi nta nubwo byakurikije n'ubushobozi bafite cyane ko n'impunzi nta n'ubushobozi wasanga nk'abo bacuruza n'abo bavuga ngo ni abarimu ni nka pourcentage imwe ku buryo icyo kintu utacyapurika ku mpunzi zose ahubwo dusanga kiriya kizatera ibibazo bikomeye kuko hari n'amakuru arimo avuga ko nk'abazashyirwa mu cyiciro kitari cyo gufashwa rimwe na rimwe n'ibi bintu twabonaga bya resettlement bishobora guhagarara bakajya bahera kuri babandi ngo babaye kurusha abandi akaba aribo bashobora kubona reinstallation urumva rero ni ibibazo biremereye ibyiciro ubundi bishyirwa mu bantu bafite resource bafite umurima bafite bafite ama business bafite ariko impunzi n'impunzi nyine iraho ntabwo ariyo gushyirwa mu byiciro ariko ubwo niko babibonye buhoro buhoro wenda ibisubizo bizajya bigenda bibona icyo gise kinshyira ku cyo mwaba mubona nk'ingaruka ese kuva ibyo bintu byapurika babyapurikira ku mpunzi byibuze hari ama negative effect biri gutanga ku mpunzi cyangwa se wenda hari icyo nakwita impinduka nziza biri gutanga ku mpunzi impinduka nziza n'impinduka mbi muri make nta nziza irimo nta nayo kuko wenda igabanuka ry'ibyo kurya ubundi byagabanutse muri ukwezi kwa kane niho babonye amafaranga 3,000 ku muntu yabonaga muri 7 urumva ingaruka zabayemo nizo ni nyinshi abantu bashobora kujya gusaba mu baturage kandi mu muco wacu ntago ibintu byo gusabiriza ari ibyaca abantu bakundaga kwihagararaho ikindi numvaga ko hari n'ababyeyi umubyeyi ushobora kuba wariyahuye kubera abonye ntacyo ari bugaburira abana be akumva hari kuvamo ibintu byo gupfa n'izindi zo turaziteze ni nyinshi naho umuntu ashobora gupfa kubera inzara bagashobora kuba bavamwe ibirara bakajya kwiba urumva n'ahantu bari nta security hari urumva rero ni ikibazo kiremereye rwose mu buryo bugaragara biragoranye 3,000 by'amanyarwanda ubwo ni nk'amadolari 3 kubeshwaho n'amadolari 3 ku kwezi ni ikintu kiremereye wenda abantu bashobora kumva bakacyumva bakamenya ko ziriya mpunzi ziri ahantu hagoye ese ubundi ku bantu wenda baba batabisobanukiwe usibye HCR nta yindi miryango ibishoboye kurusha HCR ishobora kuba yakwentervena muri icyo kintu ubundi HCR ni organisation ya ONU rero niyo ishinzwe kwita ku mpunzi igira n'aba partenaire nka PAM nk'iki ariko byose bica muri HCR PAM rero niyo ishinzwe ibyo kurya muri HCR niyo amafaranga yagabanutse ariko ntabwo wenda tuzi ngo niba n'imishahara ihemba abakora muri PAM haragabanutse nuko bimeze amakuru niyo yakiriwe ubwo undi mushinga wose wakenera gufasha impunzi byaca muri HCR ubufasha HCR ikagena aho uwo musanzu ugomba kujya kuko HCR ni imwe ku isi yose kagenda ibasha gutanga iyo nkunga aho bikenewe nuba hari ikindi waba wakongeraho kuri ibyo ngibyo Bodwe avuze kuko dushaka kugira ngo turebere hamwe hari ziriya nkambi hari abagiye bagirirwa amahirwe bakaba bajyanwa mu bihugu byo hanze muri Amerika mu Burayi mu bihugu bitandukanye nk'umuntu ufite yose wabo byibuze ese
bari gukorana bati byibuze hari icyo bari gufashanya kugira ngo ubuzima bushobore kuba bwakomeza. Ibyo ngibyo tuze kubigeraho, ariko tumaze kumva niba hari icyo warenza ku byo Bodo yaratubwiye ku buzima bari kubamo ubu ngubu. Okay, nanjye ntago njya kure cyane y'ibyo Bodo wavuze. Ni ukuvuga ngo HCR igira abapartenere. Mu by'ukuri nk'uko bisanzwe bizwi cyangwa binameze, murabizi ko nyuma ya kabiri, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi niho havutse iriya ONI, hazana kuzamo na HCR nk'ishami rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'impunzi cyangwa kurengera impunzi mu gihe zagize ikibazo. HCR rero niyo iba ifite mu nshingano, niyo ifite mu kuboko kwayo gucunga ziriya mpunzi. Ariko nanone iyo HCR nk'ibifite mu nshingano ije igatanga SMS ku mpunzi, ikabwira impunzi izi yahunze ivuye mu gihugu cyayo kandi itarasubirayo itanahinga, igatanga message ngo uzaye mu cyiciro cyo kudafashwa. Biragoye cyane kuba wabyumva ukumva uburyo umuntu azabaho. Biragoye, ni ikintu gikomeye cyane. Ese ukiri aho ngaho yangane wenda ndasinguciye mu jambo, tuze noneho ku rundi ruhande rwa HCR. Ni ukuvuga ngo yagiye kubitangaza nayo idafite urwango, yagiye kubitangaza imaze kubona ingengo y'imari yabo ukuntu ihagaze. Ni ukuvuga ngo yatanze ibyo ifite. Kuba yahaye ayo makuru birashaririye kubyumva, ariko ku rundi ruhande ntabwo ahari wenda HCR yabiri gukora uko ishoboye, noneho wenda n'impunzi cyangwa se n'abandi bo ku ruhande bakaba batari kubyumva ku buryo buri positive, kandi HCR ntako itagize. Ndabyumva. Imfashanyo hari igihe igabanyuka. Imfashanyo ni imfashanyo. Hari igihe imfashanyo igabanyuka nk'uko babivuga, bakavuga ngo baracyakomeza gukora ubuvugizi. Ndabyibuka n'igihe twari mu nkambi byigeze bibaho, amafaranga ava kuri 7,600 aragabanuka, ariko twarabyakiriye kubera ko impunzi zose ziri kuri niveau imwe. Kiriya kintu cyo kuza ukabwira impunzi uri HCR na leta yabacumbikiye ngo hari impunzi iruta indi, ni ikintu kiba kidafite ubusobanuro bwumvikana. Nk'uko babivuga ko inkunga yagabanyutse, yakagombye kugabanyuka n'ibyo bike bigasangirwa. Okay, none tuze nk'uko nari nabikomojeho, abo bantu bakiri muri ziriya nkambi ziri mu Rwanda, ndavuga izo mpunzi z'abakongomani, hari abagiye bagirirwa amahirwe bakajyanwa mu bihugu byo hanze. Ese abo bantu bari mu bihugu byo hanze byuzuye aricyo baba bari kubikoraho kugira ngo izo mpunzi ubuzima bwabo bukomeze? Okay, urakoze cyane. Mu by'ukuri kuri icyo ngicyo, kiriya kibazo kikimara kuba nka hano muri Amerika, hari abantu bishyize hamwe, bamaze kwishyira hamwe bashaka icyo bakora kuri kiriya kibazo. Biba ngombwa ko buri umwe wese, nubwo yenda nshobora kubivuga gutyo ko ari buri umwe wese, ariko ubutumwa butaragera kuri buri umwe wese, agomba kumva ikibazo bariya abanyekongo twasize mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, ko bafite ibibazo bikomeye cyane kubera ko uwari ubarambitseho ukuboko yagukuyeho. Iyo niyo message irimo itambuka mu banyekongo bari muri diaspora, mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe ikintu cyakorwa kugira ngo ziriya mpunzi zibone igisubizo kirambye. Ni no muri urwo rwego hafunguwe groupe ifasha, itanga amafaranga kugira ngo barebere hamwe ko babasha kugerageza gufasha bakeya bababaye cyane kurusha abandi ibiribwa, kuko ziriya nkambi ni inkambi 5 nk'uko mwabivuze, n'iriya ya 6 leta iherutse gushyiraho y'u Rwanda. Biragoye cyane kuba wafasha bari abantu, ariko burya gutabara, ushobora gutabara bake ntihapfe benshi. Niyo gahunda ihari.
urakoze cyane. Iki ngiki gikurikiyeho Bodwe akidubwiraho ku buryo bwagutse ku bijyanye n'iyo gurupe, ndetse munatumare amatsiko ku muntu ushaka kuyijoyininga uburyo yabigenzamo. Munatumare amatsiko niba iri save, niba umuntu atazagira umutima wo gutanga iyo nkunga ariko igiye kujya ahandi. Faustin urakoze. Mu by'ukuri amafaranga kuyakorera aravuna. Ni na byiza ko umuntu ashobora kumenya niba hari ubufasha atanze, noneho bubashe kugera aho kuwo yifuza kubuhereza. Ariko reka nshimangire iki kintu. Urabona amafaranga izi nkunga HCR itanga, haba mu byo kurya no mu bindi, ni abadonazi babitanga. Abantu bayatanga, uyibona no muri mailbox bakakohereza akantuza ngo kuze watanga $1 angahe, ibintu nk'ibyo. Abo bantu batanga batazi n'uwo bari guha, batitaye ngo bizakoreshwa cyane. Ugera no mu madini, hari igihe abantu batanga amafaranga ngo ni ibya 10, ngo ni amaturo, ngo ari gukorera Imana. Ntabwo abagiye mu ijuru ngo ari kuyakorera Imana, ariko kubera icyo cyizere abafite ko ba bantu yabagira icyizere bashobora kubikora. Rero by'umwihariko twebwe abo dufasha turanabazi, ni abavandimwe bacu, ikibazo turagihuje ni kimwe. Ni byiza rero, haracyariho inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo uburyo bikorwa, niyo habonetse inkunga runaka, abantu baricara bagakora inama. None se twabona umuntu wenda gupfa, kuko hari wenda gupfa, wenda undi yagize amahirwe akajya ufite umuturanyi w'umunyarwanda wenda wamuguza wenda akaramuka, abo wenda gupfa se twamubona dute? Ni abavandimwe bacu batuye, dufite uko dukorana. Wenda hari n'uwari ufite uburyo yohereza umucuti we cyangwa mugenzi mu buryo busanzwe. Rero hari abantu b'inyangamugayo baba bari kuri tele, wayacishaho akagufasha kureba abantu, nibura umuntu akaramuka. Abantu be kugira ikibazo ngo amafaranga wenda yaribwa yagira ate, ntawe ufite umutima wo kurya amafaranga, ahubwo twese dushyize hamwe n'uwo muntu ufite amakenga, ahubwo agatanga ibitekerezo y'uburyo byashyirwa mu bikorwa. Ibyo byose birafasha. Ariko icyo nashishikariza abantu ni ugutega amatwi abo bantu bakabumva, ariko ntibinahagariraho. Nk'abantu by'umwihariko bamaze kubona ubwenegihugu citizenship hano, basaba ama appointment ku representative babo, bagende babasobanurira ikibazo, ababwira ukuntu bimeze. Abo bose badufashe gukora ubuvugizi, turebe ko nibura nk'igitekerezo cyo gushyiraho pamu cyatanzwe n'umuperezida wa Amerika bitaga Eisenhower muri 1961. Niwe wazanye igitekerezo cyo gushyiraho pamu, iyi pamu mondiale. Ubwo rero urumva ko abo bantu bose, niba umutora uwo muntu, ugomba kumugezaho n'ibyo bibazo akamenya. Ubundi niba mu nkambi bishwe n'inzara, mu by'ukuri twebwe ntabwo dushonje, ariko natwe dufite biradutusha mu buryo buri psychologique. Ntitubasha kubafasha mu buryo twifuza kubafasha, ariko ntitubishoboye ku buryo bufatika. Rero buri wese agomba gukora uko ashobora. Yasanga umwenegihugu, hari n'abagerageza kwandika bakumvikanisha ikibazo. Ubwo twese dushyize imbaraga hamwe, nibura ntitwabakiza bose, ariko hari icyakorwa. Icyo nasaba buri wese ni ukugira icyizere. Niba abona iyo nkunga yayitanga, hari abafite abavandimwe, umuntu ashobora gufasha se wabo cyangwa, ariko hari undi udafite n'uwo muvandimwe uri direct. Hari n'ufite uwo muvandimwe ariko nta mutima wo gufasha afite, biranashoboka, cyangwa se ari mu situation itabasha kugira ngo amufashe. Rero twese duhuze ibitekerezo, twungurana ibitekerezo. Iyo nkunga ibonetse, utanga $2 watanga rimwe, niba babona 3 ku kwezi, wowe utanze rimwe, se urumva uba udakoze igikorwa gikomeye. Abantu babigira ibyabo, dukoreshe uburyo bw'ubuvugizi, ariko twe kuvuga ngo turi gukora ubuvugizi natwe ubwacu ntacyo twabashije gutanga. Ndumva ari icyo navuga. Ariko hari abantu baba bari kuri tele, abantu bakorana nabo n'abari hano, ibyo byose birakorwa, abantu bagatekereza ku buryo ayo mafaranga utanze mu by'ukuri agera kuri the right person. Bodo warakoze cyane. Kino kintu kiri deep, ndagira ngo wenda n'abantu barusheho kucyumva.
batekereze ni ukuvuga ngo impunzi yari ibayeho ifata ibihumbi 3 by'amadolari, niyo madolari ari almost amadolari 4 kubeshwaho n'amadolari 4 ku kwezi. Icyo kintu ni ikintu kidahita cyumvikana vuba. So ku bantu rero wenda bari mu bihugu byo hanze cyangwa se abandi bantu baba bishoboye, batekereze kuri uriya mubyeyi ufite abana 8, sometimes binkurikirane, afite umuryango, abo bana badafite ikintu barya, badafite ikintu banywa. Rimwe na rimwe abo bana bakeneje ubundi kuzagira akamaro ari igihugu, ari no kuzagira akamaro umuryango n'abandi bazabakomokaho. Twibuke n'abo bantu badafite byibuze na 1/4 cya kawunga bashobora kurya. Nishimiye ko hari abantu batangije icyo gikorwa muri bino bihugu byo hanze, bagakreye ayo magroup. Ni ikintu cy'indashyikirwa cyo gushimirwa. Ariko wowe uri kumva kino kiganiro, niba byibuze hari idolari 3 cyangwa se amadolari 4, ibuka ko hari undi muntu none uri kuburara hadafite byibuze na sekuru uri hanze ashobora kuba yabwira ati naburaye. Hari udafite nyirakuru, hari udafite nyirasenge kurya mutetaho ngo ndaburaye. Niba ufite amadolari 4 3, ibuka ko hari undi waburaye udafite icyo kunywa. Nyabona bari abantu tubibuke. Ushobora kuba mutaziranye, ushobora kuba udafite umwene wanyu, ariko ni umuntu wisanze hariya atarabihisemo. So icyo ni ikintu buri wese yagakwiriye kumva afite umutima. Ariko icyo ngicyo ntigihagije nk'uko Bodo yabivuzeho. Gufasha ni byiza, ariko ntabwo ubwo bufasha bwahoraho buri gihe. Hakenewe n'ubundi buvugizi, cyane abantu bagiye bagira amahirwe yo kwiga, kumenya gusoma, kumenya kwandika, kumenya abantu donc bazi advocacy, ushobora kuba bagera ku muntu babwira. Bodo yabivuzeho ku hano hafite ubwene igihugu ahangaha, afite uburyo yagera ku muntu akaba yamubwira. At least izo community zikeneye abantu bazivugira. Ntibihagije rero tugira ngo dukomezanya na Bodo kuri iki ngiki. Iyo advocacy hari igihe izatinda gusa ikazakunda. Ese Bodo ubona umuti urambye w'ikira kibazo cy'impunzi ziri kwiyongera buri munsi, aho kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza bwo kurushaho gusharira buba bubi, ubona igisubizo kirambye cy'izo mpunzi cyagakwiye kuba ikihe? Urakoze Faustin. Ubundi mu buryo bwo gucyura impunzi akenshi habaho ibiganiro hagati y'igihugu cyakira izo mpunzi n'igihugu baturutsemo ndetse na HCR, bakareba ibyo bita ngo ni tripartite. Noneho babona icyo bahunze kitagihari, bakabasha gufatanya bagataha. Ariko icyo kintu ntigikunze gukunda cyane ko kiba, cyane ko ari igihugu cyakiriye impunzi, nta gihombo kiba gifite iyo gifite izo mpunzi, kuko abakozi b'icyo gihugu baba bakora muri izo nkambi, haba hari imisoro ya leta iboneka. Urumva rero nk'igihugu cyakiriye impunzi ntabwo gishishikazwa n'ibyo no kuba bacyura impunzi, cyangwa se na HCR nayo ni akazi. Ubwo rero umuntu ugira uruhare rwo kuba yacyura impunzi ni igihugu izo mpunzi zaturutsemo. Umuti urambye ni ugutaha, ni ukujya mu gihugu wavuyemo, niwo muti urambye. Rero ni ukuvuga ngo Gisegeti cyangwa se Perezida wa Repubulika ya Kongo, ngiyeho umuti mbona ushoboka nuko impunzi zamwandikira zikamugaragariza ibibazo zifite, mu byo ashyira imbere mu mapriorite ye. Numvise afite gahunda nziza yo gushaka umutekano afatanyije n'ibindi bihugu kugira ngo umutekano ubashe kuboneka muri kariya gace. Icyo ashyiraho wenda na proje yo gucyura impunzi, kuko mu by'ukuri nta wundi muti ushoboka urambye umuntu yabona w'impunzi usibye kuba mu gihugu cyawe ukagira iyo fierté, ukakontribuwa mu iterambere ryacyo n'umutekano ugafatanya n'abandi kuwubona. Kuko ibijyanye na reinstallation byo kujyanwa mu bindi bihugu akenshi aba ari nka faveur, burya ntabwo aba ari droit yawe, ni amahirwe. Kandi niyo reinstallation niyo zibaho, ntabwo zibaho amase wa mubare munini, ahubwo hagenda bitewe n'icyo gihugu abantu gikeneye, bagafata abantu bangahe, ugasanga nawe ntabwo ari umuti urambye ku buryo babatwarira icyarimwe. Uyundi muti uboneka ni ugutuzwa mu gihugu bahungiyemo. Mu by'ukuri nkurikije akarisaci nkora, nta mpunzi w'umunyekongo uvuga ireme rw'ikinyarwanda uri ready gutura mu Rwanda, cyane ko
mu bigaragara nta kiriya gihugu twakibayemo nta n'ubushobozi bafite bwo kubatuza n'abanyarwanda ubwabo abantu bumva ku maradiyo ubuzima bagenda babamo ntabwo ibyo byo bishoboka. umuti urambye ni uko impunzi zataha. rero bamwandikira tukumva iyo volonté politique yo kuba yacyura impunzi, akumva ikibazo akagifata akagiprioritiza, kuko ni n'ikibazo cyane, kuko perezida wa Kongo wigeze avuga ku bibazo by'impunzi ni Desire Kabila uriya wa AFDL 97 igihe baturasaga muri Mudende. niwe nigeze numva aduhereza condoléance duha Paul ati rwose yifatanije n'izo mpunzi kandi ko hagomba gushyirwaho iperereza, hakajyaho iperereza rishaka abantu batwishe kiriya gihe cya 97. ariko abandi kubera ibibazo byagiye bivuka mbona nta muntu ntabwo batwibuka. bashobora kuba ariko yaba Gisegeti yaba Joseph Kabila uyu wa nyuma tuvugaho. rero ni byiza ko byo kubibutsa icyo kintu kikabaho, bakamwereka ibintu. turi abanyekongo, urabona hari iriya nkambi bari kuma babimuramo y'abarundi yari Mahama. bandikiye perezida wabo abahereza welcome, aravuga ati muze mugire mute, baratahuka. binateye n'ikibazo kubona impunzi zaje 96 97 bari kuzijyana mu yindi, bari kuzideplace bazivana mu nkambi bazishyira mu yindi ore yo kuba bashaka uburyo bataha. rero mu by'ukuri kiriho ubuvugizi bushoboka. umuti urambye w'impunzi ni uko zisubizwa iwabo, kandi nazo ubwazo bagiye bagaragaza ubushake, haba Ikibuye basabye gutaha, ndetse n'ibyumba biriya bibazo yaravuze ati vomiye, banditse n'inzandiko bandikiye Geneve bavuga ko bahagira uruhare bakaba bataha. ariko urumva ko ibibazo nyine. ariko icyo twizera ni uko muri Kongo hari igihe bavuga ngo hariyo abandi batutsi bariyo, hari uduce turimo umutekano uhari, ariko ushobora gutekereza ati se ko nagasubiyeyo, ariko se urasubirayo nta tiko ufite, kugira ngo ugere ukenera ibyo kurya n'ubundi nibura byakubesha amezi 6 igihe ugihinga, ukeneye logement, inzu, ukeneye biki. urumva haba hakenewe participation ya leta kugira ngo n'ibyo bintu ibikore. umutekano ntushakwe, ariko hanagiyeho na gahunda yo kuzicyura, kuko hari azahashirira. ntabwo wambwira ngo ibindi bibazo wabiresista by'ubuvuzi, ibyo kwiga n'ibiki, ariko ntabwo waresista mu gusonza ni ikindi kibazo. babagaho mu buzima bwa ntabwo. ubundi ubuzima bwo mu nkambi ni uburibwe. n'uburibwe biragoye cyane cyane guhungira mu bihugu bya Afurika ho. usanga niba ari umuco wa gikoroni wawukamya abantu, umuntu usumba uranamusuzugura. kuba uri impunzi muri Afurika urasuzugurwa, ukabyakira, ukumirwa. ariko noneho iyo bikubitiyeho ikibazo cy'inzara, ni ikibazo kiremereye. umuti wo kugikemura ni ugutaha, niyo solution dirable. none Baudouin, reka icyo kintu wenda ngire ngo mukinsobanurire neza. uravuze uti umuti ubona urambye wa ziriya mpunzi ni ugutaha bagacyurwa iwabo mu gihugu cyabo cya Kongo. kandi Kongo na n'ubu ngubu turacyabona neza ko nta mutekano uriyo. uti havuzwe ko hazashyirwaho uburyo bazataha, ndetse n'uburyo iriya mitwe wenda yazavanwayo. ariko nanone iryo jambo ndumva atari ubwa mbere risohotse mu kanwa k'abayobozi bamwe na bamwe bakomeye kuva mu myaka za mbere ya za 2002. ibintu byagiye bivugwa bikavugwa, ariko ntibishyirwe mu bikorwa. kuki none muri kubona hakenewe gutaha, gucyurwa kwa ziriya mpunzi, aho kugira ngo mushyireho imbere izindi ngamba mubona zazana umutekano, izindi ngamba zatuma habaho gushyirwa mu bikorwa ibyavuzwe, aho kugira ngo ahubwo dupushinge ziriya mpunzi kujya ahantu natwe tutazi neza ko ari safe? icyo kintu uvuze kirumvikana. kiriya gihugu cya Kongo ni igihugu gikize. niyo umutekano muke uvugwa, hari gusanga ibihugu by'amahanga, hari ibikomeye, hari ibyoroheje, hari imipaka. rimwe na rimwe aribo banafinansa niyo mitwe. cyane ugasanga niyo mitwe nta na purpose ifite y'iby'i Rwanda, ntiri kurwanya guverinoma. ahubwo iragenda ahantu ikajya kuhacukura amabuye, ikica abantu. ugasanga rimwe na rimwe ni imitwe navuga y'amafuti idafite objectif. rero icyo navuga ni uko abanyekongo ubwabo, abari mu buyobozi, n'abaturage ubwabo
bagomba guhindura imyumvire bakamenya ko nibo bagomba kwishakira umutekano. Bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo akimana kaza imvura ihise. Ntabwo HCR cyangwa se Amerika wakumva yashyize imbaraga ngo impunzi z'abanyekongo zitaye nta nyungu ibifitemo. Ariko kuba impunzi ziri hariya ubwo buyobozi bwagiye buhindagurika nibyo. Wenda uriya perezida Kisegeturiho mbona afite iyo volonté politique muri Sedekiva aherutse kuyashyira guverineri w'umusirikare ubwo ni kugira aho hantu habe hagira imbaraga bashyireho igitutu. Ndetse ubona ko afite reforme abanyekongo bamufashije bakamufasha bakamenya ko ibisubizo bya Kongo biribo hagati muri bo. Ntekereza iyo mitwe nta mbaraga yabifite bagashyira hamwe bakamenya ko ari abanyekongo koko. Okay, nanjye reka ngire icyo mvuga kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri umuntu ahunga kubera ko yabuze umutekano mu gihugu cye yavukiyemo, agahunga kubwo kurokora ubuzima bwe, agahungira mu gihugu cy'abaturanyi. Rero iyo ugezeyo ugasanga iwawe mu nzu yawe wahaburiye amahoro, n'ubundi no ku muturanyi naho urayabuze, ahubwo birutwa nuko wagira gute wayaburira mu nzu yawe wiyubakiye. Ariko nkongera nkanavuga ngo ntabwo ibyo byo kuba umutekano wo muri Kongo utariyo, ntabwo ari uduce twose twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane ko buriya bwoko bwahungiye mu Rwanda bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko b'abatutsi, no muri Kongo hari ababayo izi saha. Abo babayo bakora resistance y'ibijyanye n'umutekano mukeya urimo. Ni ukuvuga ngo barimo barafatanya na Perezida Tshisekedi gushaka uwo mutekano, ku buryo igihe uwo mutekano uzagera ku kigero cya 100% bazatura bakibagirwa ya marira baciyemo. Rero akaba ariyo mpamvu numva nanjye kuri icyo kijyanye n'igisubizo kirambye. Ntabwo ubu ngubu iyo nitegereje imibereho ya ziriya mpunzi yo kuvuga ngo HCR nk'umuntu wari ufite mu nshingano arakubwiye ngo nta kintu uzafata kijyanye n'inkunga y'ibiribwa, ugasigara uri aho ngaho uri mu nzu nta kintu yiriramo, icyo nta gisubizo kirambye kirimo. Ahubwo ikirambye nuko wasubira mu gihugu cyawe wavukiyemo, kandi kiriya ni igihugu kirimo ibiryo uretse intambara, ariko kirimo ibiryo, kandi urupfu rw'inzara n'urw'amasasu biratandukanye. Murakoze. Iyindi point nashyiraho, urabona abanyarwanda bafata u Rwanda, impunzi zabo zaratahutse, by'umwihariko baba batutse bari bahunze muri za 59 63 na 73 gutyo, ariko ndetse na 94 bambe muri 90 gutyo intambara irimo. Rero ntabwo wavuga ngo uko byari bimeze muri 97 ntabwo ariko bimeze ubu ngubu. Wabonaga n'izo ntera hamwe 97 bahigaga umututsi bagiraga gute, ariko buno ntabwo bakiri menace yabo cyane nkuko byari bihagaze. Mind igenda ihinduka mu myaka 20 ishize, bagenda nibura hari ibihinduka. Ubwo rero situation y'icyo gihe duhunga ntabwo ari situation actuelle iri muri kara gace by'umwihariko Masisi na Ruciro n'ahandi. Hari igihe umva ngo batemye inka bagize gute, ariko hari abahatuye. Rero leta igize ubushake ikabacyura, ikabashakira umutekano bahari. Ibyo bifite icyerekezo bitandukanye no kuvuga ngo umutekano uzaboneka ryarize. Bagomba gucyurwa bagafatanya n'abandi banyekongo gushaka uwo mutekano. None hari aho nubaha igeze kuvuga kugera aravuga, ndabihuza n'ibyo wari uvuze mu kanya mbere yuko wakira mikoro. Burya ngo umuntu ngukuruta agukubita yicaye, ndumva aricyo nashaka kuvuga kare. Nanone twibuke ko burya umutekano mukeya w'abakongomani w'abatutsi b'abakongomani ahenshi na henshi bawubuzwa n'imitwe iyongera muri Kongo. Ugasanga nk'uko wabivuze iyo mitwe iri kurwanira ikintu kidafatika, ahubwo ugasanga ari ibihugu bimwe na bimwe biyicamo kugira ngo babone uko bisahura. Kandi ubwo busahuzi ntabwo buvugwaho, nta nubwo bufatirwa icyemezo. Sinzi niba uri kunyumva neza.
ubwo ntabwo buvugwaho. Sinzi niba icyo uri kuvuga ngo batahe ngo bajye guhuza ngo n'abandi bakongomani, ibyo uri kubivuga mu buryo buri normal, mu buryo buri normal birakwiriye, ariko icyo kintu cy'ubusahuzi buca muri iyo mitwe yo muri Kongo kitavugwaho ntabwo cyenda kuzarangira ko kitavugwaho nyine ngo gifatirwe icyemezo. Kuri njyewe nkaba mbona ko icyo ngicyo gusubizwa muri Kongo ngo babone umutekano n'amahoro ngo wishakire kidashoboka. Urabyumva ute? urumva kidashoboka? Yeah. Kirashoboka, ni ukuvuga ngo icya mbere ubwo busahuzi bukorwa n'iyo mitwe ndetse bufatanywa n'ibihugu by'ibituranye, ibyo ni intege nke za leta ya Kongo. Rero ikisabwa icya mbere ni ukuramforce igisirikare fast, donc bagasigasira iyo sovereignty y'igihugu. Ushaka wese ntakivogere, n'abaturage ubwabo barimo imbere b'abanyekongo bakabasha gutuma bashobora kugira iyo discipline, kuko hari abanyekongo ubwabo, hari n'abandi baza gutyo. Hariyo nka FDLR, nubwo u Rwanda rujyayo ngo igacika intege nyuma bakongera, ariko urumva nko muri Sud mu Banyamurenge hari izo za Red Tabara n'ibiki, ariko urumva leta gisegeti nyine niho kijyaho ari guhindura guverinoma, yinjiye mu gihugu ubona ntiyahita yisanga neza, hariho Kabila yaragifitemo imbaraga. Urumva haba ikibazo, ugasanga abanyekongo ndetse sibo gusa, urebye ni majorite muri Afurika, aho usanga buri wese ashobora kuva ku butegetsi ariko akumva ko akiri kaganga nkaho afite ubwene gihugu kurusha abandi. Icyo navuze cyo guhindura imyumvire rero, abanyekongo bakumva ko bagomba kwikemurira ibibazo, ariko ababishyira mu bikorwa niyo administration ya perezida niwe ugomba kubikora, kandi tubona afite umurongo mwiza. Rero ni courage, ariko mu byo ahashakira umutekano hajyana n'impunzi zisubira iwabo. Ndagira ngo ukiri aho ngaho unsubize mu jambo rimwe. Ubona bishoboka ko ninshake mbyita muri imyaka 100, ubona bishoboka ko hashobora kujyaho administration muri Kongo ushobora gukumira ubundi buyobozi bw'ikindi gihugu bwinjira bwitwaje umutwe runaka ku mpamvu zabo bwite? Ubona bishoboka? Birashoboka cyane. Icya mbere ni commitment y'abayobozi b'igihugu. Niba ngiye ku buyobozi ubundi nkumva ko ubundi umuyobozi mwiza agomba kubalance inyungu rusange n'inyungu bwite. Ntago igihugu ari company yawe, ahubwo ni ugomba kuba ufite patriotism, ugahembwa ariko ugakora n'inshingano zawe. Kandi inshingano ya mbere ni uguhereza umutekano mwene gihugu. Niba afite umutekano ukajya mu bindi bya development, ukadevelopa igihugu mu burezi, mu buhinzi, mu biki, ni byinshi. Ariko icya mbere ni ukumenya ko umuturage afite umutekano wuzuye, hakajyaho n'ibyo byo kuvuga, donc freedom ya speech n'ibintu nk'ibyo. Ariko icya mbere ni uko umuturage aba afite umutekano. Rero birashoboka. Kongo se why not? Ntago ari abantu se. Ni ukuvuga ngo icyo gisirikare cya Kongo kigomba kuba kikabaramforce. Akenshi cyiganje mw'abantu bagiye bava mu mitwe bakabentegera muri leta, ugasanga ni ibintu nk'ibyo abo bayobozi bagenda bajyaho, rimwe na rimwe bagiyeho bataratowe, ari uburyo bw'intambara, ibintu nk'ibyo. Ariko dimwe birashoboka. Ntabwo Kongo navuga ngo niyaseka ibi ni kuzimu, no, ifite abantu bagomba no guhindura imyumvire ya reconciliation bwa mubano w'abaturage n'abandi, ibyo bikazamuka. Ariko iyo mitwe igomba guhashywa cyane, ndetse kuko iriya Monesco yagiye kuva kera ntacyo yakoze. Ahantu baba bari gucukura amabuye, kandi ni ukuvuga ngo ibyo abo bava mu bihugu bitandukanye bafitemo inyungu. Ibi bihugu bikomeye akenshi ntabwo bigaragara komutera, ariko biba bifite, baracukura amabuye bayagurishe ku giciro cyo hasi, bayatwarira ubusa, bagire bate. Ako kavuyo kariyo, nta gihugu na kimwe gifite imbabazi za Kongo, no. Ahubwo abo bayobozi niba yumva ko ari responsable, afite inshingano yo gushyira kugitunganya kikagira umutekano, abantu bakabaho. Sino byaba ari ibibazo. Ariko ntabwo wavuga ngo ube desespere ngo nkurikije ukuntu bimeze ntibizatungana. Why not? Kugira ngo bitungane first, Kongo igizwe n'amatribi menshi. Hari Abatutsi, hari Abahutu, hari Abahunde, hari ibiki. Abo bose izo ntambara z'amoko zivuka nibo bazitera. Rero nose bari kubyungukiramo, bari kubihomberamo. Rero urumva ko hakeneye guhindura imyumvire, bakareba icyo kintu kibahuza ko bahuriye kuri Kongo, buri wese akaba yatera imbere, ariko bashyize hamwe
bihawe imbaraga na guverinoma centrale birashoboka. Igisirikare bagiteranye neza, yashaka reba n'ibindi bihugu bimufasha bakabikora ibyo bakora byose, ariko birashoboka 100%. nta nubwo byatwara n'imyaka 5 cyangwa ngahe, no n'umwaka umwe vraiment c'est tout, birakunda. Kuri icyo nanjye reka nkivugeho, iyo tugeze kuri biriya bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibibazo bimaze igihe kandi bikomeye. Wavuze ku kintu cy'ibihugu byinjira muri Kongo bigafasha iriya mitwe twita imitwe y'abateza akaduruvayi gusa kugira ngo bicukurire. Nubwo tugaruka tukavuga ku kibazo cy'impunzi ubwacu zirimo zihura nazo mu Rwanda, ariko umunyekongo wese hari afite ikibazo. Umunyekongo tutitaye ngo ni umunyekongo w'umututsi, tutitaye ni umunyekongo w'umuhunde, bose bafite ikibazo. Ikibazo bafite kugeza ubu ni nabo bazakikemurira, nitwe tuzakikemurira. Ubwo abazakikemura navugaga ni abari mu gihugu, kanongereho na diaspora. Kiriya kibazo cy'abanyekongo cyangwa cyacu twese giterwa n'abari mu gihugu, kubera ko usanga nujya gushaka ibikorwa bibi akorerayo nibo yifashisha. Bagomba kumva ko rero aribo bazikemurira kiriya kibazo mu gihe cyose bazaba bafite guverinoma nziza ikora ibintu neza, nk'uko twagiye tureba uburyo Perezida Tshisekedi agerageza yifashishije n'igisirikari. Nicyo nakivugaho. Murakoze. Urakoze cyane nubaha. Ngira ngo turi kugenda dusatira umusozo. Ugifite mikrofone ndagira ngo utsindagire igitekerezo cyangwa se icyifuzo ku bijyanye n'ikiganiro muri rusange twari turiho cy'ubuzima n'imibereho ya ziriya mpunzi z'abanyarwanda, ari naho twakomoje mu buzima bw'abakongomani muri rusange. Utsindagira icyo gitekerezo, icyifuzo cy'ubwo buzima bw'impunzi muri rusange, ugira icyo usaba cyangwa se cyangwa utangamo igitekerezo muri rusange kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro. Okay. Njyewe igitekerezo ntanga ni ikijyanye n'ubuzima burambye bwa ziriya mpunzi. Mu by'ukuri njyewe ndasaba ku mpande zombi, ndavuga ku mpunzi ubwazo ziri hariya, kuko iyo ugiye gukemura ikibazo gikemurwa n'uje kugufasha na nyir'ubwite nyir'ikibazo. Ndavuga ku ruhande rwa diaspora y'abakongomani, bababajwe cyane na kiriya kibazo cya bene wabo kubera amagambo adashimishije cyangwa ubuzima babayeho muri kiriya gihugu bahungiyemo cy'u Rwanda, ndetse na HCR bareberera. Nasaba ziriya mpunzi ko nk'uko zabyisabiye gutaha, zandikiye HCR, zandikira n'u Rwanda, ariko igisubizo cyavuyemo ntago baje ngo babasubize. Bababwiye ko n'ubundi gutaha iyo nzira idashoboka, ahubwo n'uzataha azabanza akimurirwa muri iriya nkambi nshyashya ya Mahama bashizeho. Nabasaba ko bakwandikira Perezida Tshisekedi muri gahunda afite yo kuzana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, bakanashyiraho na gahunda y'uko bataha nawe akagira icyo yabikoraho, kuko mu gihe igihugu cyabakiriye kitari gushyiramo agatege ngo batahe, cyangwa na HCR ubwayo itari kubikora, no ku ruhande rwa Tshisekedi yagira icyo akora, nk'uko mu gutaha kw'impunzi bisaba tripartite. Kwicara kw'igihugu wahungiyemo, kwicara kwa HCR, kwicara kw'igihugu wavuyemo. Ikindi nabwira diaspora, ntabwo kuvuga ngo nk'iriya groupe twavugaga yo gufasha ngo birahagije. Nagaruka nshyigikira cyane ku cyo Bodo yavuze kijyanye no kuba
umunyekongo wese ahari waturutse hariya habeho ubuvugizi, babwire n'abareperezanta babo, ndetse ntibizanarangiriraho, bizagere n'i Geneve, habeho ubuvugizi budasanzwe kuri kiriya kibazo cya ziriya mpunzi. Murakoze. urakoze cyane Nubaha, ndagushimiye. Reka na Bodwe twumve niba hari icyo atsindagira ku byo Nubaha amaze kuvuga, ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro. Faustin, urakoze. Wenda dusoza ikintu nahereza pole ziriya mpunzi mu buzima zirimo, ubuzima bugoranye, ariko baravuga ngo mu gifaransa ati ngo malgré la longueur de la nuit donc le soleil apparaîtra. Hari igihe tuzabaho twumva turi free, turi iwacu, tworora, duhinga, tunezerewe, twifatanije nabo, kandi vraiment mbwira by'umwihariko bagenzi babo babashije kuva muri buriya buzima ko bafatikanya, ndetse n'abatutsi bari muri Congo njya numva ko bagira n'ama-organisation begereye igisegeti bagaragaza ukuri nk'uko kuri, kuko rimwe na rimwe aya maraporo ava muri bya bihugu bya Afurika bakunda kutagaragaza ukuri nk'uko biri, rimwe na rimwe ari mu maofisi bitaka bagira bate. Abantu dufatikanya tugaragaza ikibazo uko gihagaze, nitugira amahirwe vraiment Imana ntabwo itwanga, bizatungana kandi tuzabaho nk'uko twabagaho. Icyo nasaba buri wese no kugira izo mbaraga, abantu begera abayobozi haba mu Burayi haba he, bagaragaza icyo kibazo. aba abadepite bino uramutora rero, niba udafite iyo sekirite mentale, uhangayitse, nturi bukora akazi neza, ugomba kumusanga ukamusobanurira, bakadufasha gukora ubuvugizi. By'umwihariko ntiba wenda bakarya n'igihe ari gushaka uburyo bwo gutaha, ariko bariho ugataha uriho, ntabwo bazataha ari intumbi. So ibyo rero birashoboka, kandi bagafatikanya no kugira ngo n'uwo muti urambye igihugu cyacu ukaboneka, tugataha, bari mu nkambi bagataha, natwe tukagisura, tukajyayo, tugakorayo amaproje, tukagira dute. Urumva en fait byose gutaha kwabo ni chance kuri twe, ariko HCR u Rwanda ibyo byo ntiwabategaho gutaha, kuko kuba impunzi bazifite ziri mu maboko yabo ni inyungu kuri bo. Kongo niri guhomba, iyo mitwe navugaga ya CNDP biki n'ibiki, urumva ibyo byose byabaga bavuga impunzi mu rwego rwo guca ko kajagari kose. Rero nibacyura impunzi zibi wabo setu. Urakoze cyane Bodwe Munyantore, ndagushimiye byimazeyo. Ntibagiwe na Nubaha Kalisa, ndabashimiye kubw'ibitekerezo byiza mutanze kandi byubaka community ndetse n'isi muri rusange. Uyu nguyu mwari muri kumwe kandi ni Ineza Iganje Faustin. Nshimiye cyane abakomeza gukurikirana BDF Monde, nshimira abaduha commentaire, abatubwira, abadukosora, nshimira cyane Kazungu kuri kamera, n'abandi mwese bamwagize uruhare mu biganiro byacu. Imana ibahe umugisha, tuzasubira. Bye. BDF Monde, change for better.